ese waruziko umuntu ashobora kukwanga akaba afunguye inzira y'urukundo rufatika ku buzima bwawe? Umva iyi nkuru. Hari mu masaha ya nimugoroba, amasaha y'umugoroba mwiza cyane, dore ko hari no muri weekend abantu benshi bagenda batemberana n'abakunzi babo ahantu hagiye hatandukanye. Umusore witwa Rukundo wari wagize gutya yangwa n'umukobwa bitunguranye. Nyuma yuko uwo mukobwa mwanzi yaze kugira amahirwe abona umukobwa umwitaho nubwo yarataramubwira yuko amukunda. Ntucike intege zo gukurikira iyi nkuru kuko wasanga isomo ririmo ari ingirakamaro kuri wowe. Wowe ujya kubona ukabona inshuti yawe kwikaraze yikweretse ko ari umuntu urenze kandi wa danje. Uzamureka agende sha, wasanga akinguye amarembo y'umuntu muzima. Reka twikomereze inkuru yacu. Bero umukobwa mwiza ari ufite umusore bakundana, ariko umusore akajya ahora amuhoza ku nkeke, amufuhira ndetse anagerageza guhora amutonganya kenshi cyane, ndetse anamwereka yuko gufasha abandi ari amakosa. Kuri uyu munsi yari yasohokanye n'umusore witwa Rukundo. Atese uyu musore yaje ati reka mbikubwire. Ubundi uyu musore yakundanaga n'umukobwa witwa Divine ariko we ntiyamukundaga by'ukuri kuko yakundaga amafaranga. Umusore se sibwo yaje kwirukanwa ku kazi, iyo biza kuba ku kazi gusa n'udufaranga yarafite, umukobwa ntamufashe kugira ngo badusangire batumare. Byaje kuba ngombwa yuko uwo musore asigara ku bukene, kugeza ubwo umukobwa yatangiye kuvuga ngo ngiye nkuyemo akanje karenge rwose sinyishoboye gukundana n'umukene. Ibyo ntacyo byari bitwaye. Ikintu kibi cya danje yakoze ni iki ngiki. Ubwo ngeze ku kuntu yaje kumenyana n'umukobwa witwa Bera, ndavuga Rukundo. Bari abakobwa babiri bari kugenda, Bera ndetse na Divine. Nkwibutsa yuko rwose niba utabashe kureba ibice byatambutse, ibingibi biri mu gice cya mbere ndetse n'icya kabiri. Nkwibutsa yuko iki ngiki ari igice cya gatatu turi gutangira. Abakobwa babiri bari babigendera mu muhanda rwose bahuye n'uyu musore. Uyu musore afite ikibazo gikomeye cyane ndetse yaje no kuzunga isereri, birangira yikubise hasi. Dane ko kubwira Divine ati Divine reka dutabarura mu rudaramerewe nabi cyane, subireba yuko ari shiri wawe. Umukobwa niko kumusubiza uti reka kuva yakina rwose ngiye ntago nkikorana nawe, mureke rwose nashaka. Wumve umuntu basangiye buri kamwe kose niwe byarangiye amutaye cyangwa se amweretse yuko rwose atamwitaye. Beragerageje kumwitaho ndetse rwose yifashisha n'abaturanyi bagerageza kuba bamuhereza amazi kugira ngo rwose abashe kumusuka arebe yuko yahembuka, ariko byaranze. Icyakoze rwose atangira kugenda agarura kuka gakeya ko katumye rwose yitabasha kuba yashakisha uburyo yamugeza kwa muganga. Bageze kwa muganga, abaganga baramukurikiranye ndetse bamubwira n'icyo arwaye. Umurwayi wawe ugerageze kumwitaho, ugerageze kuba wamuganiriza kuko mu bintu arwayemo na stress, ariko ntugire ikibazo gikomeye cyane kuko turi kumukurikirana kandi arakira vuba. Gusa mu bintu arwaye twasanze arimo ntabwo akirya, afite ikibazo cy'inzara, afite stress, afite ikibazo cy'amaraso, ariko nugerageza kumwitaho ndetse ukamuganiriza araza kumera neza vuba. Nyuma yuko aramaze koroherwa, Imana atangiye kugenda imugirira neza ndetse atangiye no kugenda abona akazi kagiye gatandukanye. Yaje kubona umuntu azajya atwarira imodoka rwose akabasha kuba yajya amuhemba ku kwezi. Umunsi umwe yaje kuganira na Bera, agerageje kuba yamutabara, ambwira ati rwose ndashaka kuzagusohokana tukajyana tukaganira. Bera yaje kubyemera ndetse biza kurangira rwose basohokanye baraganira. Ahangaha no dutangiriye igice cya gatatu cy'inkuru ya Bera ndetse na Rukundo. Niba tukinjira nyuma rwose niwiregeze ko wakandike kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya turakwakira tugwaye ikaze. Umuntu mushyashya n'umuntu uba utarakanda subscribe kuri YouTube channel, niba utarayikanda uyikande ndetse wibuke no gufungura inzogera kugira ngo buri nkuru yose itambutse ngo ubashe kuyibona kandi uyibone mu bambere. Ntiwirengagize ko wakurikira iyi nkuru kuva itangiye kugeza ku musozo kuko uraza gukuramo isomo rikomeye cyane. Uhereza igitekerezo cyawe hanyuma dukomeze inkuru yacu. Hari ku mugoroba mwiza rwose, abantu benshi batembera ahantu ku kiyaga heza cyane. Ahangaha niho Rukundo nawe yari yitemberanye uyu mukobwa rwose agira ngo bagire ibintu baganiraho. Rukundo niko kubwira Bera ati Bera, mu by'ukuri rero mu gihe tumaze tuganira sinzi niba utarabibonye ariko ndagukunda. Bera yarabyumvise biramutungura ndetse rwose atangira gutekereza ukuntu yamwemerera yuko amukunda kandi abizi ko afite undi musore bakundana. Rwose arangije amubwira ati ntago byashoboka, ariko nubwo yarabivuze Bera yaramaze iminsi afite ikibazo cy'ukuntu umusore bakundana. Rwose aramufuye akamuhoza no ku nkeke, amuhoza mu bibazo bigiye bitandukanye, rwose yaramubujije amahoro. Rukundo ntabwo yageze acika intege, yakomeje kumwinginga amubwira ati Bera, ndabizi neza ko ukundana na Jimmy, ndabizi neza ko Jimmy umukunda, ariko niba gukunda simbizi kuko bimwe mu bintu agenda gukorera simpamye yuko agukunda. Biranambabaza cyane kuko mba numva utari umukobwa guhora mwazira stress. Gwera ondwaje numvise uburyo yakunze kukuganiriza kubwira nubwo ntagize icyo mvuga ariko narabyumvaga. Nyuma yawe nabwo nakomeje kugenda numva amateka yawe nawe uburyo mujya muganira byose mba mbyumva kuko mu by'ukuri nawe mpamye yuko wanyizeye kuko bimwe na bimwe byanyu mba mbyumva nubwo bigenda bikambabariza umutima kuko simba ashaka kumva ikintu cyababaza umutima wawe. So ibingi bishobora kubikubwira ukagira ngo wenda nuko ngukunda, ariko reka nkubwize ukuri uriya ntabwo ari umusore ukwiriye
umukobwa mwiza nkawe, Bera ndakwinginze mbabarira umpe umutima wawe, mbabarira umpe urukundo rwawe nkwibagize uriya musore uhora gutesha umutwe. Amarira yawe njya nyabona, amarira yawe njya nyumva, uburyo wanyitayeho ntabwo bunyemerera kuba nakurekura burundu ugende wirigwe uba mwabiriya bibazo. Aka kanya nyemerera ngukunde. Muri ako kanya Bera yahise amwegera aramuhobera ari kurira, arangije aramubwira uti mu by'ukuri nubwo ntaho nari kubihera kugira ngo mbikubwire, ariko ndagukunda. Gusa ntabwo numvaga yuko kuba uzi ko nkundana n'uriya musore wakemera kunkunda. Ahari wenda natekerezaga yuko kubera ko uzi ko afite amafaranga menshi cyane, wenda byari gutuma wumva yuko ntakemera gukundana nawe, ariko kuba afite amafaranga menshi cyane naje gusanga nta kintu bimariye mpora ndira. Rukundo niko kumubwira uti hora ngaho ceceka. Nanjye uburyo wanyitaho bwaranyuze cyane kandi ntago numvaga yuko umukobwa nkawe yakemera kwita ku muntu nkanjye wari usuzuguritse kuriya. Ibi ngibi byampaye impamvu nyinshi zo kugukunda, kandi ntabwo nteze kuzakurekura. Ibi byose tuzabicanamo ndetse n'ibyiza ndahamya ko tuzabinyuranamo. Ndagukunda kandi nkukunda urukundo rw'ukuri. Rukundo niko gukora mu mufuka akuramo urunigi rwiza cyane, arangije aramubwira ati akiri iyi mpano, iki ni ikimenyetso cy'urukundo nguhaye, kandi no mu gihe tuzaba tutari kumwe uzagibuka yuko ari njyewe wayikwambitse. Igihe cyose ugiye wumva yuko turi kumwe, kuko imitima yacu yo yiregeranye. Bera niko kurira amarira y'ibyishimo, arangije aramubwira uti ni wowe nari ntegereje. Igihe cyose nagerageje kugufasha ntabwo nari nzi uko bizagera, ariko nanjye sinzi impamvu numvaga nkwiriye ko kwitaho kuri buri kimwe cyose. Shimishijwe nuko umbwiye ko nkunda, kandi nanjye nejejwe no kuguha urukundo nyarwo. Ntabwo nzatuma ubabara nk'uko uriya mukobwa yabigukoze. Nzaharanira kugukunda urukundo rw'ukuri, kandi urukundo rutagize ikintu na kimwe rushingiyeho. Uwo munsi wabereye umunsi udasanzwe, umunsi rwose watumye bongera kwishima ibyishimo batigeze bagira mu kuvuka kwabo. Umukobwa Divina we yarakomeje kwicuza bikabije, avuga ati ibintu nakoze ntago ari byiza, ngomba kwegera Rukundo nkamusaba imbabazi, ariko se nzamuhera hehe? Iyaba ntaranze no kumufasha ibyo nari shoboye kuba nakora, sinzi aho nzamuhera. Yatangiye kwigira inama yo kwegera umukobwa w'inshuti ye Bera ngo kugira ngo abe yamuganiriza, abe yamufasha kuba yajya kumusaba imbabazi. Nyamara yari ataramenya ko bari mu rukundo. Ubwo Bera na Rukundo bari bavuye mu butembere, bari bafite ibyishimo bikomeye cyane, ari kugenda mu modoka nziza rwose, bagenda bataha ndetse banaganira. Umwe rwose yumvaga yatasiga undi ngo agende. Rukundo niko kubwira umukobwa ati okay, ntugire ikibazo rwose, reka tumujyane nkugeze mu rugo, menye ngo unageze mu rugo, kirika niba wumva ari ikibazo kirimo cyatuma nakugeza mu rugo. Bera aramusubiza uti oya, nta kibazo gihari cyane ko none se ubundi se ho wankuye, mere yayibonye yuko twajyanye, ubwo rero no kuba wangezayo ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane. Yaramujyanye ariko ntabwo yamugeza mu rugo neza. Mugejeje hafi yaho avamo rwose, ariko yumva atabishaka rwose, bakomeza bakiganira barimo kurebana. Gusa byabaye ngombwa rwose ko umwe atanu ndagataha. Ubwo Bera arageze mu rugo, mama yaramubajije uti Bera, ko bitari bisanzwe yuko ugenda ukagorobereza gutya, wari wagorobereje mwana wa uyu munsi wakabishe? Bera niko kubasubiza uti mama mbabarira, byabaye ntindaho gakeya ariko ntabwo bizongera. Mama niko kumubwira uti oya, ikibazo ntago ari uko utazongera, ahubwo ikibazo ushaka kumenya ni ibintu wari urimo kuva kigagiye kugeza izi saha wari utaragera mu rugo, urabona butari butangiye kwira cyane. Bera niko kumusubiza uti mubyeyi wanjye rero, mu by'ukuri uriya musore wabonye cyajyaza kuntwara ni wa wundi nari maze imisi mu misi yashize narwajije. Ubwo rero aho yaramariye koroherwa yarongeye abona n'akazi, icyo akoze arambwira ngo nzashaka kanya ngo rwose tujya ahantu ngo tuganire ndetse ngo anashimire kuko namufashisha. Mama we niko kumubwira uti mwana wa, ibyo bintu byo gufata ukajya kuganira n'umusore bititwa ngo murakundana, mukava mu murenge mukajya mu wundi,
ibyo bintu bizacura iki mwana wa? Ntabwo bizarangira bibaye nabi. Biranego kubwira mama we ati oya mama, shira impumu kandi uhise umutima hamwe, ntabwo ushobora kurenga ku nama wampaye. Urabizi yuko kuva nkiga primaire kugeza ndangije segonderi inama zawe ndazuba kandi nzigenderaho. Rero ntugire ikibazo, ubu ngubu ntabwo aribwo nabinjije cyangwa se ngo ntangire kubura ubwenge. Mama we niko kumubwira uti ndakwinginze, urabizi niwe mukobwa ngira, uzambabare ntuzankoze isoni. Muri ako kanya Bera ari kuganira n'umubyeyi we yagiye kubona ya nimero ya Jimmy iramuhamagaye. Bera yabonye kumwitaba byatanga umutekano muke ako kanya, ahitamo kumwihorera rwose, ifone irasona irarangira. Hashize akanya gatoya bagiye kumva bumva umuntu arakomanze. Ese uyu muntu nindi? Reka tumutegereze mu gice cya kane cy'inkuru. Bakidobya mu rukundo ntabwo bajya babura, wenda wasanga n'abashaka kudobya iby'uru rukundo. Ese bazabigeraho? Reka dutegereze igice cya kane. Ariko niba uri umwe mu bagitegereje rwose, ntiwirengagize ko wakandika kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya, ntiwirengagize ko wakanda subscribe kugira ngo nawe uzabashe kuhita ukibona kandi uzakibone mu bambere. Ndabakunda. Nimba ari igitekerezo ufite twandikira hasi muri comment. Ikindi kandi ubuhamya cyangwa se inkuru ushaka kubutwoherereza, watwandikira kuri nimero ya WhatsApp ni 0780 3336 34. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza.